intambara yakugeza ku ntego zawe. Ese koko nibyo? Mbere yuko mbikwereka yuko intambara ariyo yakugeza ku ntego zawe, reka manze nkwibutse kera umukino twajyaga dukina tukiri abana. Twajyaga dukina umukino tukakora nk'ikiziga, buri wese akavuga igihugu afashe, hanyuma nayiza akavuga ngo ati giye guteza intambara mu gihugu cya, akakivuga mwese mukiruka uretse wundi wo muri cya gihugu. Iyo wirukaga ari igihugu cyawe bateye intambara, ubwo nyine wabaga uhunze, ubwo ngubwo wabaga utsinzwe. Ni ukuvuga yuko wagomba gusigara ukadifendinga igihugu cyawe. Mbere yuko mvuga yuko intambara yuko yagufasha kugera ku ntego zawe, ntuhite usimbukira muri iyo ntambara utazi intambara ndi kuvuga ari iyihe. Intambara ya mbere ufite nuko ufite intego ugomba kugeraho. Iya kabiri ni intambara iri mu mutwe wawe. Ibyo uhura nabyo buri munsi bikubuza gutera intambwe ngo ugere ku ntego zawe wihaye, ku ntego zawe ushaka kugeraho. Yes, intambara niza bikaba biri ngombwa yuko ukiza amagara yawe, va hasi ukiza amagara yawe, kuko nuhasigara ugapfa tuzakwibuka nk'uko abandi bibukwa, ariko utagishoboye kugera ku ntego zawe ufite mu buzima. Hano nasuye irimbi. Iyo urebye amazina y'abantu cyangwa abantu bitabye Imana bajyanye intego nyinshi cyane, kandi natwe amaherezo niho tuzajya. Ese kubera iki twebwe turiho iki gihe? Ese kubera iki uriho? Ese kubera iki ubaho buri munsi? Kuki ugomba kurwana n'ubuzima buri munsi kugira ngo ukomeze ubeho, ugire ubuzima bwiza, ugire icyo ufasha awukomokaho cyangwa se ufasha iyi si muri rusange? Kuko nubwo tuvuga tuti twese turangana, siko bimeze. No mu irimbi murabibona yuko ntabwo abantu bose bangana, ntibishoboka. Twese turatandukanye, kandi nacyo cyiza, ni nabyo byiza yuko twese dufite ibintu byinshi tudahurizaho, ahubwo igituma dukorana nuko tugirana icyizere, tukumvikana, dufite ibintu duhuje n'ibindi byinshi tudahuje, ariko ibyo dufitanye duhuje bidufasha gukomeza kuba muri ubu buzima, gutera imbere, tukagira ibyo tugeraho, tukiha intego, zimwe zigapfa izindi zigatungana. Ni ibintu biri nomo, ni ibintu bisanzwe, ariko buri muntu agomba gukomeza kurwana iyo ntambara. Iyi ntambara niyo izatuma ugera ku ntego zawe. Ikintu kikubuza kubyuka mu gitondo ngo ukore, nicyo kintu ugomba kurwana nacyo kugeza ugeze kuri za ntego zawe wihaye. Abantu muheruka gupfusha ndabyumva, buri muntu wese aba akeneye igihe cyo kunamira abe, igihe cyo kwibuka abe, igihe cyo kugira ngo abashe kuva muri ako gahinda, hanyuma akomeze n'ubuzima. Kuko iyo umuntu yitabye Imana adusigira agahinda, adusigira ibintu byinshi twari turi gupanga gukora nawe bitaba bigikunze. Hari byinshi tuba dutakaje, ariko nanone hari n'ibindi byinshi turi bwunguke, kuko twese niho tugana.
ntabwo tugomba kubyibagirwa. Niyo mpamvu guca bugufi aba ari ingenzi kugira ngo ubashe gukomeza kubaho muri ubu buzima. Guca bugufi bihera no kuri wowe. Iyo wihaye intego ntibicemo, ugomba guca bugufi kuri wowe ukavuga uti okay, ni ibintu bibaho rimwe na rimwe, ariko mu gihe nkiriho ngomba gukora kugira ngo mbashe gukosora ibitagenze neza, mbashe gukomeza kugira ngo ejo n'ejo bundi ibintu bizatungane bigende neza. Niyo ntambara nakubwiraga yuko buri munsi umuntu arwana n'intambara kugira ngo abashe kugera ku cyo ageraho. Kuva mu gitondo ukibyuka urwana n'umutwe wawe, urwana n'ibintu biri kuri social media bikurangaza, kugira ngo ubashe kwikonsantratinga, kugira ngo ubashe gushyira umutwe wawe hamwe, ugire ibyo ukora kugira ngo ubashe kubigeraho. Kuko umunsi twitabye Imana, nubwo tuvuga ngo umuntu aba aruhutse, hari ibyo tubashije kugeraho. Ariyo mpamvu abantu barwana nabyo bakashaka, mbese umuntu ajya gupfa atiteguye, avuga ati ntago aho ngiye mpazi, hari ibintu bizapfa muri iyi si kubera ko ntariho, cyane cyane abamukomokaho, ugasanga umuntu ari kurwana nabyo mbere. Ntago biba byoroshye, iyo ubuzima bwakomeye ntibiba byoroshye. Muri icyumweru gishize hari intambara, Congo, Rwanda, M23, byose ibyo byose bigatuma hari n'abasibye akazi, hari kandi batari muri Afurika, bari hanze. Intambara yabaye muri Afurika igatuma wowe uri hanze, uri Burayi, uri muri Amerika, ntubashe kujya mu kazi, nuko ibintu biba bitoroshye. Urumva ko hari indi ntambara ugomba kurwana nayo muri wowe, mu byo ukora, mu byo uhura nabyo, kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe. Ndetse n'ikindi menyi izo ntego uba wihaye ni ukugira ngo uzigereho, ni uko uba uzi ko ari ikintu kitoroshye gukora kugira ngo ukigereho. Nta kabisi n'agahiye, kandi niko isi imeze, niko muri ibi bihe tubayeho bimeze. Ejo bundi hari Umuukrainian twari turi kuganira nawe, ntabwo yateganyaga yuko ashobora kuba intambara mu gihugu cyabo, none yaragihunze nawe kubera intambara, ari kongera kubaka ubuzima bundi bushyashya. Urumva ko intego ntabwo tuba dufite intego zimwe, urumva ko nawe intego ze afite ubwo agomba kuzitwaramo, intambara ye agomba kurwana nayo kugira ngo agere kuri izo ntego. Niyo mpamvu buri wese afite intego aba agomba kurwana nazo, aba agomba kugeraho, bimufasha gutera imbere mu buzima, kuko byanze bikunze tuba tugomba kujya imbere, kubera ko n'isaha ntigisubira inyuma, ihora ijya imbere. Intego zawe nazo ziba zitegereje. Iyo utazigezeho hari ibintu bipfa, iyo utabigezeho hari ibintu bipfa muri wowe, ugakomeza gucika intege. Ariko iyo ntambara no gukomeza kuyirwana. Niyo mpamvu abantu bakomeza gusenga, amasengesho akomeza kubaho kugira ngo ubashe kurenga ubwo babare, ubashe kugera ku byo ushaka kugeraho mu buzima, ukomeze utere imbere. Nta gucika intege, ni uguhozaho buri munsi, uko bukeye uko bwije, ukomeza utera imbere. Umutwe w'umuntu ukoze kugira ngo umuhe umutekano, umubuze guhangayika, umubuze kugira ikintu kibi yajyamo cyahungabanya ubuzima bwe. Niyo mpamvu duhora dufite ubwoba igihe cyose. Ibyo ngibyo iyo birenze nibwo ubasha kugera ku ntego zawe. Iyo niyo ntambara nakubwiraga, niyo ntambara igoranye, niyo ntambara nini cyane umuntu agomba kurwana nayo buri munsi. Ngayo nguko kuri urubuga nimba ari ubwa mbere warugezeho, ni Habinshuti, dusangira akabisi n'agahiye kugira ngo dutere imbere muri ubu buzima turimo, dusangiyeho twese, kuko duhumeka umwuka umwe uri hano
kuri iyi si, tukoga amazi amwe ari hano kuri iyi si. Niyo mpamvu tugomba gusangira akabisi n'agahiye, ariko tugafashanya tugatera imbere. Nawe ni karibu subscribinga, ujye uhoraho ukurikirana ibiganiro byacu, nagahoraho mu gusangira akabisi n'agahiye kugira ngo dutere imbere twese hamwe. Umunsi mwiza.